Ikaze nshuti bakunze ba Dezumu TV 24 bakomeje kudukurikira mu bice bitandukanye. Turi muri Congo, mu mujyi by'umwihariko wa Goma, aha hafi neza kuri Stade de l'Unité. Nkuko namwe mubyibonera, umujyi wa Goma ibintu byahinduye isura. Muri uyu mujyi wa Goma abaturage ni benshi cyane, kuva ku bana ubona ko ari abasore, bose bari hano muri uyu mujyi wa Goma, ariko cyane hano kuri Stade de l'Unité. Aba baturage rero benshi bitabiriye ibirori byo kwerekana abayobozi bagiye kuyobora uyu mujyi wa Goma, ndetse n'abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urabona rero kuna abaturage ni benshi cyane. Stade yabaye ntoya, ni ntoya cyane bitewe n'abantu benshi baje kureba ndetse no kwakira abayobozi bashya. Aba baturage rero benshi bakaba banafite n'inyota yo kwibonera imbona nkubone umutwe cyangwa se n'abasirikari b'umutwe wa M23 wafashe uyu mujyi wa Goma nyuma y'imirwano ikomeye bari bahanganyemo n'ingabo za FARDC. Murabyibonera, murabumva. Aha abaturage bose ku maso urabona ko bafite akanyamuneza, barimo kubyina indirimbo hano zitandukanye, ndetse yewe umuntu ashatse yanavuga ko ibyari ukwerekana abayobozi byabanje biba igitaramo, kuko urabona ko abaturage bari kugenda babyina bishima ko ituze ryagarutse mu gihugu cyabo. Urabona ni benshi cyane, uretse kuba ari na benshi bari mu byiciro bitandukanye: abana, abagore, abasaza, abakecuru, ndetse no mu mihanda. Urabona ko rwose abaturage baracyari benshi cyane. Uzenganira na mugenzi wanjye hano, ndamubwira ati ahubwo Goma ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane muri iki kivunge cy'abaturage, we nubwo ntawe ubyifuza akaba hapfa nk'abantu. Kuko urabona nk'uko barwanira ku muryango, urabona ko bari kurwana, buri wese ashaka kwinjira muri stade kugira ngo nibura arebe abayobozi bakuru bagiye kuyobora iyi ntara rwose. Abaturage hano bari kubyigana. Uko bari kubyigana aha ntabwo ari bo bonyine, no hanze hari abandi benshi cyane, bose baje kureba abayobozi babo. Ndetse kuri stage zitandukanye urabona ko abandi bari kugenda bacinya akadiho. Mu bari gucinya akadiho rero bari kubyina indirimbo ziganjemo iz'abakongomani nyine. Harimo n'abayobozi b'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikari b'uyu mutwe, bose bari kubyina bifatanyije n'abaturage. Urabona ko umujyi wa Goma ibana ibintu byahinduye isura. Umujyi wa Goma wongeye kugira ubuzima. Uyu mujyi rero wa Goma wongeye kugira ubuzima, n'abaturage bakari gucinya akadiho. Ni nyuma y'aho ihuriro rya AFC M23 ryashyizeho abayobozi bashya bagomba kuyobora ibice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'uyu mujyi wa Goma. Abaturage rero bari kubyina n'ubundi nyuma y'aho itangazo ry'umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yashyize kuri Twitter ku ya 5 Gashyantare 2024. Ni itangazo rigaragaza ko Bahati Musanga Joseph ariwe wagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu nawe yageze aha, akaba agiye kwerekwa abaturage. Bahati rero yazunganirwa cyangwa se yazungirizwa na Manzi Ngarambe Willy, wagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibijyanye na politiki, ubuyobozi ndetse n'amategeko. Hari n'abandi bayobozi aba baturage benshi baje kureba, barimo nka Amani Bahati Shadrack, wagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu, imari ndetse n'iterambere. Ku ya 27 Mutarama 2025 babibuka ko aribwo M23 yemeje ko yafashe umujyi wa Goma. Uyu mujyi wundi wa Goma turi kuvuga ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi wa Goma nawo ukaba wahawe umuyobozi mushya nawe ugomba kuyobora. Urumva ibyo rero byajyanye no gufata n'ibindi bice by'ingenzi byinshi bitandukanye. M23 yagiye yafashe nk'ishami rya radio na televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC hariya, ifata n'ikibuga cy'indege cya Goma n'ibindi bice by'ingenzi byaha.
aha hose aba baturage uko bari kugenda abandi babyina bari kwishimira ko amahoro yagarutse mu gace kabo cyane cyane muri uyu mujyi wa Goma. Si Goma gusa kuko M23 ikomeje n'ibikorwa byo gufata utundi duce dutandukanye, nubwo yari yabaye ihagaritse imirwano gato, ariko yari yamaze gufata nk'indi mijyi irimo nka centre ya Minova muri teritwari ya Karehe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari bafashe kandi n'umujyi wa Sake n'ibindi bice byo muri iyi ntara. Bahati rero uyu wagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwami wayoboraga iyi ntara. Chirimwami yishwe arasiwe na M23 mu gace ka Kasengese, aho uyu mugabo n'undi wamenyekanye mu guza imitwe irimo nk'uwa Zalendo na FDL n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yari yaje ku rugamba kureba uko ingabo ziri kwitwara mu guhangana n'umutwe wa M23. Nyuma y'urupfu rero rwa Chirimwami, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahise amusimbuza bijya General Evariste Somo Kakule. Ikirwaho rero rya Kakule ryabanjirijwe n'iteka rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimuzamura mu ntera ava ku ipeti rya brigadier agirwa Major General. Icyo gihe bahise bari mu itariki ya 28 Mutarama 2025. Gusa uretse abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, M23 yavuze ko yigiye no gushyira yanashyize mu myanya n'abandi bayobozi barimo na meya w'umujyi wa Goma, aho aba baturage bari gucinyira akadiho nabo bari kwishimira ko babonye meya w'umujyi wabo. Ndetse M23 ikavuga ko igiye gufata n'utundi duce izajya ifata, izajya isiga ishyizeho n'abandi bayobozi batandukanye. Nyine urumva no kubihagaze igoma ubu tuvugana igoma ibintu bimeze bya umutwe wa M23 kabisa. Hano ucinya akadiho n'abaturage nta kikango. Ikindi umuntu yakubwira nuko muri bara abaturage benshi muri kubona hari kuba harimo n'ingabo za M23. Urabona ko ziri kugenzura buri kimwe cyose uko kiri ku murongo, bakareba niba ntawe ushobora kuba kidobya. Urabona Wiringoma kabisa agenda acinya akadiho avuga ati abaturage mumeze mute tubyine twishime. Aha ni ibyishimo bitavangiye kabisa. Ubona ko abaturage ba hano mu mujyi wa Goma wongeye gutuza nyuma yo gufatwa n'umutwe wa M23. Ndetse ibindi bikorwa birimo nk'ubucuruzi byasubukuwe. Urabona abasirikari ba M23 na mikino baba bagenda bacunga buri kimwe beskotinze abayobozi babo. Uvuga ati reka tuberekeye abayobozi nuko ibintu byifashe. Itangazamakuru rirahari, abantu bose bamenetse baje kureba aba bayobozi ba M23, ariko cyane bagiye guhindura uyu mujyi ariko bakawuhindura umujyi w'amahoro, cyane ko uburenganzira bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda bwakomeje guhohoterwa no guhonyorwa muri aka gace. M23 nicyo yahoze irwanira. Ibigezeho rero ifashe umujyi wa Goma, ishyizeho n'abayobozi. Hagati hategerejwe ibiganiro hagati y'uyu mutwe wa M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizasiga umwanzuro ku biri gukomeza kubera muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba Kongo izemera ko umutwe wa M23 winjira mu ngabo koko za Kongo, ndetse hakabaho n'ubwubahane n'isaranganya, niba twabyita isaranganya ry'ubutegetsi, abatutsi bavuga ikinyarwanda bazongera guhohoterwa. Ibyo byose birateganyijwe mu biganiro bitegerejwe imbere kuzamenya umwanzuro w'ikizafatwa. Urebye nibyo twaba tubabwiye biri kubera igoma. Ibindi mu kanya turaje tuganire n'abayobozi batandukanye b'uyu mutwe, batubwire bayobozi bashya imigabo n'imigambi. Ariko cyo nakwereka rwose, urabona ko abakongomani hano bishimye, barimo barabyina urabona baracinya akadiho ntacyo bikanga. Indirimbo za gikongomani hano bari kuzibyina nta kibazo bafite. Urabona abaturage ni benshi cyane, buri wese arashaka gutahana ifoto yo kuvuga ati rwose nanjye abasirikari narababonye. Uramubona Wiringoma rwose nawe aravuga ati Fande Wiringoma avuga ati twishimane abaturage. Urabona ko nta gihunga bafite, nta kibazo cy'umutekano mukeya uraha.
urabona ko nta n'ikikango cy'uko hashobora kuba umutekano muke. Abaturage hano i Goma barishimye, ariko ni benshi ariko cyane mu buryo umuntu atavuga uko yabisobanura. Bose bafite amatsiko yo kureba abayobozi babo bashya baje kuyobora iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urabona uretse aba ni abageze muri stade kare, ariko stade hano yari itaruzura. Stade yageze aho iruzura irameneka ku buryo no hanze abantu benshi barahari. M23 nijoro yarayikoze itangazo isaba abantu ko bose baza kwirebera iby'ibi birori, ariko no kureba abayobozi bashya ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye bakayibigezaho, kareba uburyo ki yabiha umurongo bigakemuka. Ubona ko M23 umutwe wa M23 aha Igoma muri Kongo urakunzwe urakunzwe bidasubirwaho, ufitiwe icyizere n'abaturage ku buryo umuntu ashatse yavuga ko bizagora Felix Antoine Tshisekedi kongera kwiyumvisha abanyekongo, kongera kubwira abanyegoma ko bagomba kwanga umutwe wa M23, bagomba kuwurwanya. Ibintu aha bizagorana, dore aba bose ni imbaga y'abaturage baje kureba abayobozi b'umutwe wa M23, ariko abayobozi by'umwihariko b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru baje kureba abaguverineri, abaje kureba umuyobozi mushya w'umujyi wa Goma. Aba bose bakubise buzuye ni benshi. Mukayamvuganye n'umuntu uri mu bindi bice byo hirya gato yagomba avuga ko no mu nzira hari abandi benshi bari kuza, bose arashaka gukora mu biganza by'abarwanyi b'umutwe wa M23, bakababwira ati mwarakoze kubohora Goma yacu. Nuko bihagaze i Goma. Nawe turakanda subscribe na kukamenyetso, hanyuma tukajya twinyarukira tayari tubakubita amakuru nk'aya n'amavideo atandukanye nk'aya mutasanga ahandi. Nitwe ba mbere muri hangana wenda kuba video zitameze neza, zitameze neza, urumva ntabwo nari kujyana telefone yanjye ahantu nk'aha. Ngana rimwe akantu k'umutekano ko kutawizera nyine ntabwo kabura, ariko umutekano urahari. Ariko urabona ko twagerageje gufata nyine uko umujyi wa Goma umeze, vibe ziriyo ngiyo Goma yacu, ngiyo Goma yanyu, ngiyo Goma irimo abanyekongo bishimye bavuga bati aha hari ukwishyira ukizana kwa buri wese. Nuko ibintu bihagaze Goma. Bye, subscribe, like, comment and share. My name is Didas, the Zoom TV 24. Ciao.